Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safari ni kuniacha, majaribuni umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safari ni kuniacha, majaribuni umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safari ni kuniacha, majaribuni umenishika mkono. Safari ni kuniacha, majaribuni umenishika mkono. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Haleluya. Kwa amani nayo niki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Haleluya. Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe mwese. Amazina yanje nitwa David Iradukunda, cyangwa se benshi bamenyereye ku izina banyita Umuyumbe, cyangwa se Profete, abandi banze kumuririmbyi nk'umuririmbyi. Ibyo byose ni imirimo y'Imana yakomeje kwagurira n'impano zayo yaguriye muri njyewe, kandi ndabishimira n'Imana cyane. Ndashimira buri muntu wese dutangiranye kuri YouTube channel y'Itangiro TV. Ndashimira umuntu wese uri gukurikirana iki kiganiro. Ndagira ngo mbabwire uko Itangiro TV tugiye kujya dukora. Wakwibaza ngo Itangiro TV yaje ite? Itangiro TV ibyo byose. Itangiro TV ni igitekerezo cyiza cyane cyaturutse muri mwebwe, mwebwe inshuti zanje, kandi ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, kuko muba mutekereza cyane uko twafatanya kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni nayo ntego yacu, kuri YouTube channel y'Itangiro TV. Intego yacu ni kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bwamamare, bugere hose, hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, impande zose, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamare kandi bugere hose. Tuzagira ibintu byinshi cyane tuzajya dukorera hano kuri iyi YouTube channel yacu, kandi ni imirimo yose yamamaza ubutumwa bwiza. Bya mbere tuzatugira ibitaramo bigiye bitandukanye, mu ndirimbo, ijambo ry'Imana, mu buhamya. Ibyo byose ni ibintu bizajya bitambuka mu bitaramo byinshi bigiye kujya bikorerwa kuri YouTube channel. Tuzajya dutumira abaririmbyi hirya no hino, tuzana abavuga butumwa, baze tuganire kandi tugubwe neza. Hatugira ibihe bidasanzwe byo gusenga, byose
hamwe n'Imana izabidushoboza. Urumva ni ibintu byinshi cyane, nta nubwo twabivuga byose ngo birangire. Niyo mpamvu nahisemo kubivuga mbihinnye cyane. Tuba dutumira abatumirwa benshi hirya no hino. Ushobora kwandika muri komenti ukavuga ati ushobora kudutumiraho uyu muririmbyi n'uyu, uvuga utumwe uyu n'uyu, kuko tuba tugira insanganyamatsiko y'ikintu runaka tugiye gukora. Tujya dufata nk'ibihembwe cyangwa se nk'ukwezi, dufate nk'ukwezi, sinzi ku kwezi nubwo kuri kurangira, turaza gufatanya n'ukwezi kwa 10. Muraza kumfasha bampa utumesaje, bamba mu makomenti, muraza kumfasha dushake izina turaza kwita uku kwezi. Imana izabidufashamo kandi bizagenda neza. Tuzaganira ku bitabo byinshi byo muri Bibiliya, harimo n'igitabo cy'ibyahishuwe. Ni igitabo kirimo amayobera menshi. Urugero, ushobora gusoma ati ngo mbona inzoka ifite imitwe 7, mbona inzabya, mbona inyamaswa, ibyo byose. Niyo mpamvu twaje kandi twazanye intego nziza, kandi byose twabanje Imana, kandi namwe hamwe no gufatanya ntabwo tuzananirwa, ahubwo tuzakomeza mpaka. Rero tuba tugira abavugabutumwa, abatumirwa bazi tuganire kuri ibyo bintu. Nukurikirana cyane uzasobanukirwa cyane. Tuba dusengera abarwayi, tuba dusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye, kandi bizagenda neza kurushaho. Rero ndakwinginga kugira ngo wowe utarakora subscribe uyikore, kandi turatura umugisha ku muntu uri bubikore, ndetse agasharinga iyi video mu magroupe ndetse no mu nshuti ze. Turamwaturaho umugisha, kandi bavandimwe umugisha twaturugera ku bantu ubageraho cyane. Kimwe mu bindi, abantu benshi banze ariko ntago bazi ngo uyu muvandimwe twamubonye ari gusenga, twamubonye ari kubwiriza ahantu runaka, twamubonye ari ku mastage atandukanye aririmba, ariko si uyu muvandimwe yakijijwe ute, byagenze bite, avahe? Ibyo byose tuzabiganiraho hano ahangaha. Hari n'ibyo tuzadukora mu maseri by'ibiganiro. Mfite umuryango, mfite madame, mfite umwana. Hari ibiganiro byinshi tuzajya tugira nawe tunari kumwe twicaranye, mutubaza ibibazo mushaka kutubaza byose. Muhishiwe byinshi cyane. Imbere hari ibintu byinshi cyane kandi byiza. Rero Imana ihumugisha umuntu wese uri kudukurikirana, kandi umuntu wese udukunda natwe turamukunda cyane. Turabakunda, kandi urwo rukundo rumukunda murutugaragarize mu makomenti ndetse n'ahandi. Imana mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Ubwo guhera ku munsi w'ejo kuwa 3 mwitegure, muzatangira kubona ibintu bishyashya, muzatangira kubona ibintu bishya. Rero nyuma y'uyu munsi tuzajya duhura noneho turi mu bihe bidasanzwe, muhezagirwa kandi mwishimye cyane. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Nimugire amahoro. I love you.